ndabasuje mwebwe mukomeje kugenda mudukurikirana kuri Hope TV. Uyu munsi nk'ibisanzwe ni umuriro, noneho ni ibintu biteye ubwoba, aho benshi bumva ngo bageze ku iterambere riteye ubwoba. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita Vampaya, ndetse tuze no kwibanda by'umwihariko ku kintu bita zombie. Amateka akomeye cyane, akaba n'amayobera n'inkomoko y'ibisanzwe tubona muri filime akenshi, by'umwihariko icyo twita zombie ndetse n'icyo twika Vampire. Muraho neza bakunzi w'umuyoboro mugari wa YouTube channel yacu. Uyu munsi ndashaka ko kubagezaho ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro cyiza nicaye ndagitegura nagifatiye umwanya uhagije, ikiganiro cyuzuyemo amayobera, ubwoko ndetse n'amateka y'imyemerere abantu bagiye bagira kuva kera. Niki gituma abantu hirya no hino ku isi bavuga ku Vampaya cyangwa bamwe biyita Vampire? Niki gituma inkuru za zombi abantu bapfuye bakongera bakagaruka zikomeje gukundwa cyane muri filime? Ese Vampire na zombi ni ibintu byigeze kubaho koko? Ese ni imigani gusa? Kuki hafi ya buri gihugu gifite inkuru z'abantu bapfuye ariko bagakomeza gutera ubwoba abazima? Uyu munsi tugiye kubisesengura buhoro buhoro kuri YouTube channel yacu. Tugiye kureba aho imijyi ya Vampaya yatangiriye, uko igitekerezo cya zombi cyavutse, icyo filime za Hollywood ziyongereyeho, ndetse tugereranye Vampire na zombi. Kandi hano ikibazo gikomeye tuzagisanga ku musozo. Iby'ingenzi byose turaza kubyumva muri iyi video, niyo mpamvu ngusaba by'umwihariko kugira ngo wumve iyi video utigeza akantu utarutsa habe na gato. Nguhaye ikaze muri iyi video. We mushyashya ndagusaba gukora subscribe kuri no YouTube channel yacu, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ntibikajye bigucika, ndetse n'amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ndagushimiye. Ukande na like kuri no video by'umwihariko kugira ngo ibashe kugera ku bantu benshi. Wandike igitekerezo cyawe muri comment, ikintu umva cyaguteye ubwoba cyangwa video wifuza ko twazagukorera. Murakoze, reka duhite dutangira. Iyo umuntu avuze Vampire, abantu benshi bahita batekereza umuntu ufite isura iteye ubwoba, amenyo maremare, akunda amaraso, kandi akagaragara cyane nijoro. Ariko igitekerezo cya Vampire ntabwo cyatangiye muri Hollywood. Yego, wumvishe neza cyane. Igitekerezo cya Vampire ntabwo cyatangiriye muri Hollywood. Inkuru z'abantu bapfuye ariko ngo bakagaruka gutera abazima zabayeho mu mico itandukanye kuva kera. Mu bice bitandukanye by'Uburayi, abantu bagiraga imyemerere ivuga ko umuntu wapfuye ashobora kutaruhuka neza, cyangwa ko ashobora kugaruka mu isi y'abazima. Icyo gihe abantu batari bafite ubumenyi bwa siyanse nk'ubwo dufite uyu munsi. Ibintu byinshi bitari bisobanutse babisobanuraga bakoresheje imyemerere n'imigani. Urugero, iyo ndwara yafataga umudugudu, abantu benshi bagapfa mu gihe gito. Hari abashoboraga kwizera ko hari umuntu wapfuye wari ukomeje gutera abandi. Ni muri ubu buryo inkuru z'ibiremwa by'abantu bapfuye zikomeza kugaruka. Nyuma yaje kuvamo igitekerezo cya Vampire tumenyereye uyu munsi, cyangwa mu isi ya none. Ikintu gikomeye kigaragara Vampire muri filime nyinshi ni amaraso. Vampire ikenera amaraso kugira ngo ibeho cyangwa ikomeze kugira imbaraga. Ariko kuki amaraso
amaraso kuva kera yari afatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima. Iyo umuntu avuye amaraso menshi, ubuzima bwe bushobora kuba mu kaga. Niyo mpamvu amaraso yari afite igisobanuro gikomeye muri iyi mico myinshi. Mu nkuru za Vampaya, kunywa amaraso byaje gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'uko icyo kiremwa gitwara ubuzima bw'umuntu. Iyi niyo imwe mu mpamvu Vampaya yagize ihuzwa n'ijoro, amarimbi, utuzu twa kera n'amazu manini ateye ubwoba. Filime nazo zaje kubishyiramo ibintu byinshi birushijeho gutera ubwoba. Vampaya imwe ishobora kugaragara nk'umuntu usanzwe, iyindi ikagira amenyo maremare, iyindi ikagira ubushobozi bwo guhindura ikibiriti cyangwa ikindi kiremwa. Ibi byose ahanini ni ibitekerezo by'ubuhanzi n'imigani, ntabwo ari ibintu byemejwe na siyansi cyangwa abasiyantifike. Dracula ni uko Vampaya yamenyekanye ku isi yose. Iyo tuvuga Vampaya, hari izina abantu benshi bahita bibuka. Dracula ni umwe mu bantu b'ibihimbano bazwi cyane mu mateka y'inkuru ziteye ubwoba. Inkuru ya Dracula yamenyekanye cyane binyuze mu gitabo cya Dracula cyanditswe na Bram Stoker mu mwaka w'1897. Nyuma yaho Dracula yagize agaragara mu mafilime, television, ibitabo, imikino ndetse n'ibindi bikorwa byinshi by'ubuhanzi. Uyu muntu w'ibihimbano yafashije cyane mu gukomeza igitekerezo cya Vampaya ku isi yose. Isi yose none igeze ku iterambere ryo kuba abantu benshi bazi ko Vampaya ari ibintu bibaho. Ariko ni ngombwa gutandukanya ibi bintu bibiri. Dracula wo mu nkuru ni umuntu w'ibihimbano cyangwa ni inkuru y'impimbano. Hari umuntu w'amateka witwa Valid wa gatatu, uzwi kandi nka Valid the Imperial, wagize ahuzwa n'inkuru za Dracula. Ariko Dracula wo mu gitabo ntabwo ari amateka nyayo y'uwo muntu. Nuko ukuvuga ko ibyo tubona muri filime byinshi ari uruvange rw'amateka, imigani n'ibihimbano bikomeje kugira ngo biteze imbere ubuhanzi ku isi hose. Zombi ni iki? Noneho tugeze ku kindi kiremwa abantu benshi bamenyereye, zombi nayo yagize igaragara ibisobanuro bitandukanye bitewe n'umuco. Igitekerezo cya zombi gifitanye isano cyane n'imyemerere n'imigenzuro yo muri Haiti ndetse no mu bindi bice bya Caraïbe. Ngira ngo nyuma ya sinema yagiye ihindura cyane icyo gitekerezo. Muri make, sinema yafashije kudevelopa igitekerezo cya zombi kuva ku rwego abantu biyumvisha kugeza ku rwego mpuzamahanga, aho isi yose izi ko zombi ari ikintu kibaho. Uyu munsi umuntu avuze zombi, benshi batekereza umuntu wapfuye cyangwa ufite umubiri umeze nk'uwapfuye ariko akagenda ashaka abantu bazima. Filime nyinshi za zombi zerekana abantu benshi bahinduka zombi, hanyuma ikibazo kigahinduka icyorezo. Umuntu umwe akunda agahinduka zombi,
agatera undi nawe akandura, maze mu gihe gito umujyi wose ugasigara mu kaga. Icyo ni cyo gituma inkuru za zombi zishimwa abantu benshi. Igice cya 5, zombi zahinduye gutera filime. Mu myaka yashize filime za zombi zabaye imwe mu njyana zikomeye za horror movies cyangwa filime ziteye ubwoba, arizo bita horror movies. Zagiye zerekana isi nyuma y'icyorezo gikomeye, umujyi usigara nta bantu kubera ingaruka za zombi, imodoka zisigara mu mihanda, amashanyarazi akazima, amakuru kuri televiziyo agahagarara, telefone ntizongere gukora, abantu bake basigara bagerageza kubaho, kandi hanze haba hari zombi nyinshi. Tekinoloji muri rusange iba yahagaze, ikintu cyerekeranye n'ikoranabuhanga kiba cyarekeyeho kugenda. Ibi bituma inkuru ya zombi itaha gusa inkuru y'ibiremwa biteye ubwoba, ihinduka inkuru ivuga ku buryo abantu bashobora kwitwara igihe sosiyete isenyutse. Ninde wakugirira icyizere? Ninde wakugambanira? Ese abantu bake bashobora kuba badafite leta, polisi cyangwa ibitaro? Ibi nibyo bituma inkuru za zombi zikomeza gukundwa. Ariko by'umwihariko hari nk'ibyo tugenda tubona hirya no hirya ahantu hagiye hatandukanye, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Hollywood. Ni ahantu hakinirwa filime nyinshi za action, filime za horror movie, dramas ndetse n'izindi. Ni agace katoranyijwe ku isi yose gakinirwamo filime nyinshi zikundwa ziba zirimo ubuhanga, zikinirwa muri Hollywood. Hari ivuriro riba ririmo gukorerwamo ubushakashatsi ku bantu. Aho naho tugenda tubona amakuru agiye atandukanye y'abantu bacitse bari gukorerwaho ubushakashatsi bagahinduka amazombi. Itandukaniro rya Vampire na zombi, reka mbabwire itandukaniro rya Vampire na zombi. Reka noneho tugereranye Vampire na zombi. Icya mbere, Vampire muri filime akenshi agira ubwenge, ashobora kuvuga, ashobora gutegura umugambi, ashobora gushuka umuntu. Ese ashobora gukoresha ubwenge bwe kugira ngo agere ku cyo ashaka. Zombi nyinshi zo muri filime zigaragazwa nk'ibiremwa bikurikirana abazima kubera ubushake bwo kurya cyangwa gukwirakwiza ubwandu bw'ibyorezo. Icya kabiri, Vampire akenshi ikora nijoro. Zombi yo ishobora kugaragara igihe cyo ari cyo cyose bitewe n'inkuru. Icya gatatu, Vampire imwe ishobora kuba ikomeye cyane kurusha umuntu usanzwe. Mu nkuru zimwe zigira umuvuduko mwinshi, imbaraga nyinshi cyangwa ubushobozi budasanzwe. Zombi imwe yo ishobora kuba idakomeye cyane, ariko ikibazo ni umubare. Zombi imwe ntabwo iteye ubwoba nka zombi igihumbi. Ninde watsinda, Vampire cyangwa zombi? None tugiye ku kibazo abantu benshi bashobora kwibaza, ari nacyo benshi bagiye banyandikira ngo nzabakoreho ikiganiro by'umwihariko
mbibasesengurire babashe gusesengura bamenye uko bihagaze. Vampire na zombi baramutse bahuye ninde watsinda? Igisubizo giterwa n'amategeko y'isi y'ibihimbano dukoresheje. Niba dukoresheje vampire yo muri filime nyinshi, vampire ishobora kugira umuvuduko mwinshi, ubwenge n'ubushobozi bwo gutera umuntu atabizi. Zombi imwe cyangwa ebyiri zishobora kutaba ikibazo gikomeye cyane, ariko tekereza vampire imwe ihuye n'umubare munini cyane wa zombi. Aha ibintu bihinduka, biteye ubwoba. Zombi ntikeneye kuba nziza mu kurwana. Ikibazo ni uko ishobora kuba nyinshi cyane. Niba umuntu umwe ahindutse zombi hanyuma akanduzamo abandi, umubare ushobora kwiyongera vuba. Vampire ishobora gutsinda zombi nke, ariko iyo zombi ari nyinshi cyane bishoboka ko kuba ikibazo gikomeye. None se niba vampire irumye zombi, ese zombi yahinduka vampire nk'uko vampire iyo irumye abantu bahinduka amavampire? Ese zombi yahinduka ivampire cyangwa ivampire yahinduka zombi? Ibi ntabwo bifite igisubizo kimwe. Ni ibintu biterwa n'amategeko ya filime cyangwa umukino runaka, kandi ni aha hantu handitse by'inkuru babona amahirwe yo guhanga inkuru nshya, bakadevelopa ubuhanzi cyangwa icyo nakwita creativity. Ese vampire na zombi birabaho koko? Bibaho. Noneho ikibazo gikomeye, ese biremwa birahari koko? Ese ibi biremwa birahari koko? Kugeza ubu nta bimenyetso bya siyansi cyabituruka muri scientific research byemeza ko hari vampire cyangwa zombi nk'uko tubibona mu mafilime agiye atandukanye. Nta bimenyetso bya tayari byerekana ko umuntu upfuye akagaruka mu buryo bwa zombi bwo muri filime. Nta bimenyetso byemeza umuntu udapfa ukanywa amaraso nk'uko vampire zigaragara mu masinema. Ariko ibyo ntibivuze ko inkuru zidafite agaciro. Inkuru zifite agaciro. Inkuru za vampire na zombi zitubwira byinshi ku muntu. Zitwereka ubwoba bwacu, zitwereka uko abantu batekereza ku rupfu, zitwereka ubwoba bw'indwara n'ibyorezo, zitwereka kandi uko abantu bahanga inkuru kugira ngo basobanure ibintu batumva. Niyo mpamvu nubwo vampire na zombi ari ibihimbano mu buryo tubibona muri sinema, amateka y'imyemerere yabyo ni ikintu gishimisha abantu benshi. Kuki abantu bakunda inkuru ziteye ubwoba? Hari ikibazo kimwe gikomeye cyane ku isi hose. Kuki abantu bakunda kureba ibintu bitera ubwoba? Kandi ugasanga benshi mu babirwanira kubireba, iyo babirebye bagira ubwoba, ugasanga nibo bantu bahita bahangayika cyane. Kuki umuntu ashobora kwicara mu cyumba kijimye akareba filime ya zombi akagira ubwoba, ariko akongera akareba indi? Impamvu imwe nuko ubwoba bwo muri filime, ubwoba bwo
abantu hizewe uzi uko uri kureba filime, uzi ko umuntu uri kuri ekara ataje kugutera ubwoba bwawe, bushobora kugira reaction y'ubwoba, ariko uri ahantu hizewe. Ni nk'umukino wo kugerageza ubutwari, ushaka kureba niba ushobora kurangiza filime idatera ubwoba cyane. Kandi buri muntu agira uko yakira horror movies cyangwa ibintu biteye ubwoba. Hari abatinya amarimbi, abandi bagatinya zombie cyangwa abantu bapfuye bakongera bakagaruka, abandi bagatinya vampire, abandi bagatinya ibintu bitagaragara. Igice cya nyuma, niba zombie apologize yaba ukuri. Reka dukine n'igitekerezo. Tekereza ejo mu gitondo ukangutse ugasanga interinete ntikora, telefone ntikora, radiyo nyinshi ntiziri gukora, umuhanda urimo abantu biruka, urebye hanze ugasanga hari abantu bitwara mu buryo budasanzwe, televiziyo ikavuga ko hari ikibazo gikomeye cyabaye, nyuma ukabona abantu batangiye guhunga imijyi. Wowe wakora iki? Ni ikihe kibazo gishimisha abantu kureba ko gituma umuntu atekereza ku buryo yakwitwara mu bihe bikomeye? Ariko mu buzima busanzwe, aho kugira ngo dutekereze ibintu nk'ibya filime, ikintu cyiza ni ukwibanda ku muntu yizewe no kwimenya uko twitwara mu gihe cy'ibibazo cyangwa izindi mpanuka. Zombie apocalypse ni igitekerezo cya sinema, ariko ubushobozi bw'abantu bwo gufatanya mu gice cy'ibibazo ni ikintu gifatikanye cyane. Umusozo w'iyi video ari nako ngera ku musozo. Tekereza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uyu munsi twabonye ko vampire na zombie ari ibiremwa byamenyekanye cyane binyuze mu migani, imyemerere, ibitabo, by'umwihariko sinema ikaba ariyo zamenyekanye cyane. Vampire ahanini ihuzwa n'amayobera, amaraso, ijoro n'ubuzima budapfa mu nkuru z'ibihimbano. Zombie ihuzwa cyane n'igitekerezo cy'umuntu wapfuye cyangwa wanduye maze akagaruka nk'ikiremwa kidafite ubuzima budasanzwe. Ariko ikintu gitangaje ni uko ibyo biremwa byombi byakomeje guhinduka uko imyaka yagiye ishira. Abanditsi n'abakora filime bakomeza kubihindura kugira ngo babone inkuru nshya, badevelope urugendo rwa sinema nyarwanda cyangwa rw'ubuhanzi muri rusange. Wowe uramutse uhabwa amahitamo abiri, wahitamo guhura na vampire imwe cyangwa zombie 100? Nyandikira muri komenti, andika igisubizo cyawe muri komenti, umbwire icyo wahitamo. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi bivuga ku mateka, amayobera, imigani n'ibintu bidasanzwe, kandi subscribe, unkandire like by'umwihariko kuri ino video kugira ngo igere ku bantu benshi, kandi usangize iyi video inshuti yawe.
ntuzibagirwe no kubitubwira muri comment. Vampaya cyangwa zombi ni iki wagira rira ubwoba bwo guhura nacyo? Turongera duhure mu kiganiro, mu kindi kiganiro. Murakoze cyane kureba iyi video. Wowe wumvishe iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uri uw'agaciro, ndagushimiye. Murakoze cyane kureba ino video. Ndabashimwe mwebwe twabanye mu kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Twari turi kumwe na Olomeye Chancerie. Kanda subscribe kuri na YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bijye bikugezwaho mu wa mbere. Duhure mu biganiro bitaha. Ciao ciao. Kandi nkwibutsa ko nawe ubaye ukeneye kwamamaza, watwandikira kuri WhatsApp yacu. Nimero yacu ni 079 33 12 5 7 3.